Yes, turabasuhuze bakunzi ba Egret TV. Uyu ni wa mwanya rero twababwiye ko urubyiruko tuzabatembereza tukabereka aho mwakura imirimo y'amaboko, aho mwakura amafaranga mukajya gukora. Ubushize twarababwiye ko hari ikigo cyitwa Integrated Barist Training Center twakigezeho rero uyu munsi, ngira ngo mwabibonye. Turagira ngo rero tuze kuba tuganira n'ubuyobozi bw'icyo kigo baduhe amakuru arambuye. Ngewe ne Jeune ndagira ngo twakire umuyobozi. Uraho neza? Muraho. Turakwakiriye kuri Egret TV. Murakoze. Yes, twifuze kubasura rero kugira ngo musobanurire urubyiruko ruri hanze aha rw'abashomeri cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuba bakwibikaho umwuga, bakeneye icyo gukora, ari abakeneye gushoramo, ari abakeneye kubikora by'umwuga. Ndagira ngo rero uyu munsi mutuganirize, mutubwire se ikigo gikora gite, giherereye he, kwiga bisaba iki, ayo makuru muyasangiza abadukurikiye. Okay, murakoze cyane. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Mukamusinga Perpeti, nkaba ndi umuyobozi wa Integrated Barista Training Center, hanyuma akaba ari nanjye wagishinze. Yego. Dutanga amahugurwa ajyanye no gutegura kawa mu gikombe nk'uko mwabibonye, ibyo bita barista. Yego. Bikaba bijyanye na gahunda ya leta yacu yo gushishikariza urubyiruko gukora kwiga imirimo ngiro mu rwego rwo kugira ngo bahange umurimo ku buryo bwihuse kandi ikindi babone akazi. Yego. Hanyuma wiga amezi 3 ukiga gutegura kawa nyirizina. Haba harimo kumenya gukoresha amamashine, harimo kumenya gukora ikawa, harimo kumenya kuyisogongera, kwa kundi mubona washushanya mu bikombe. Hanyuma tukagiramo uburyo bita ngo workshop n'uturimo duke na duke dutuma umwana aho yajya gukora hariho hose ashobora kuba yamenya gukorana n'umuntu wari wese asanze n'amasaha yariyo yose. Mbese timu cyangwa se icyiciro cyose agiye mu cy'abakoresha cyangwa se cy'abakuze ari busange cyangwa cy'akazi kameze gute bitari umunaniro kubikora. Hanyuma tukagiramo no kwigisha gukaranga kawa, tukagiramo kwigisha kuyihinga, tukagiramo kwigisha no kuyisogongera kugira ngo bamenye kubungabunga umwimerere wayo. Tukaba dufite rero nyine twemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gifite mu nshingano yonyine kwigisha ubumenyi ngiro, icyo bita RTB, Rwanda TVET Board. Tukaba dufite nyine accreditation. Bivuze ngo iyo umuntu yize hano mu certificate yemewe, tumuha certificate yemewe. Wow. Yego. Hanyuma twaba tumaze imyaka 3 dukora, imyaka 4 guhera 2021. Tumaze gukorana n'ibigo bitandukanye, harimo amakampani, harimo ama NGOs, ibigo bitegamiye kuri leta, harimo n'amakoperative. Noneho n'urubyiruko nyirizina, buri umwe nyine ugenda yiga mu rwego rwo kugira ngo abone imirimo. Muri abo ngabo dufite abanyeshuri barangije bakora, dufite abakora mu mahoteli, ama coffee shop, dufite n'abana bari hanze y'igihugu bagiye gukorerayo. Hanyuma tukagira nanone n'abatangiye kwihangira umurimo bafite ama coffee shop bagera muri 19. So bivuze ko abo ngabo bahatwa n'ubwo ngo duhanga umurimo ku buryo bw'ako kanya, tukanahanga umurimo mu nzagiye. Bivuze ngo it is direct and indirect job. Babandi batangiye imirimo, batangiye kuba barwiyemeza imirimo, bahimirima abandi. Yego. No kuvuga ngo ntago hano mwigisha umuntu ukeneye kujya kubikora gusa, hari no ukeneye gukora iyo business ariko akayikora bizi gushoramo. Nibyo navugaga. Nibyo gushoramo. Noneho nagira nkubaze, wenda hari abadukurikiye bari mu ntara, hari n'abari hanze nko kuvuze ko hari abagiye babyize hano, hari n'abari hano muri Kigali nyirizina. Uri mu ntara ashobora gutekereza ati kwiga biragoye, wenda akavuga ati uburyo bw'ubushobozi, ese umuntu wari we wese yakwisangamo? Umuntu wari we wese mu cyiciro icyo ari cyo cyose, yaba icyiciro cy'imibereho, yaba n'icyiciro cy'amashuri, wenda ngo yarangije amashuri cyangwa yaracikeshereje cyangwa se afite nyine degree, bose baza kwiga nta kibazo. Baza kwiga kuko kugeza ubu dufite ku bana hari abacikishije amashuri mu rwego rwa hanga umurimo akaza kiga kugira ngo ahita abona imirimo byihuse. Hari abarangije kaminuza muri faculty zitandukanye bitewe n'uko wenda agiye yabonye wenda scholarship agiye kwiga hanze, wenda se yatsinze green card kugira ngo agere ahita abona imirimo, atajya kujya gukora fucking jobs. Hari nanone n'ababyeyi bohereza abana babo kujya hanze. Kugeza ubu n'uvuga ngo umwana dufite wagize imyaka mike cyane ni umwana ufite imyaka 9.
niwe wize hano bari bagiye kujya kuba hanze muri Amerika, so bazana abana bose kwiga. Yego. Hanyuma uwo dufite nawe mukuru cyane afite imyaka 62. Wow. Uwo nawe ni rwiyemezamirimo ugiye gutangiza guhinga kawa no kugira ngo agire coffee shop. Ni ukuvuga hari ikintu numvise, ni ukuvuga ngo ntago ari ukeneye kuza kwiga gusanga bikore, wa muhinzi nawe wo mu cyaro uhinga ikawa hari ubumenyi mumuha kuri yo. Ko cyane ku bahinzi bakaho ikintu tubafasha cyane tubahuguraho ni uguhinga ikawa no kubungabunga umwimerere wayo, ubwiza bwayo. Yego. Arayihinga gute, arayisarura ate, hari n'ubungubu no gutangiza nyine ubukerarugendo bushingiye ku ikawa. Yego. Nibyo dukora cyane n'amakoperative, kumenya kumenyekanisha ikawa yabo, kumenya gushaka abaguzi bazabashaka bate, bazayihinga neza bate, hanyuma n'uwo mukerarugendo uje abagana baramusobanura bate kugira ngo na ya madovize cyangwa se ya mikoro azanye ntayasubizeyo, ya mafaranga yose yasigire koperative. Hari ikindi kintu nabonye ko umufasha abantu bahinga ikawa kubona ibyangombwa byo kuba bayicuruza, byo ntibirimo? Ku bantu bashaka cyane cyane bikunda kuba nko ku bantu bavuye hanze y'igihugu cyacu bashaka gutangiza ubucuruzi bwa kawa bayivana hano bayijyana mu gihugu cyabo, ibyo bita ngo kubona export license. Yego. Turabafasha kuko abenshi baza batabizi, ntibazi baraca hehe, ntibazi bazajyana amasezerano bande ni ukuvuga ngo baratugana tukabafasha kugeza igihe ya koperative abone ibyangombwa yo kugira ngo atangire export license. Hanyuma ikindi ku banyeshuri bacu bashoje tubafasha assistance, ibyo tubafasha no kubashakira internship, stage, hanyuma no kubarangira imirimo. Hanyuma wenda urakoze kudusobanurira, reka duse nk'abasubira inyuma gato uduhe kuri testimony yawe. Hari ikintu kibaho ugasanga abadamu haza kwitinya, se nintangira business izaferinga, izagira gute, imbaraga ni buhe buryo, nizihe mbaraga wakoresheje kugira ngo wowe ube watangira business, utangire ukora ikawa, utangire wigisha, utangire ugira gute, ugira aho ubona abanyeshuri? Watubwira muri make uburyo watangiyemo naho ugeze ubu ngubu, n'inama wagira abategarugori cyangwa se abakobwa cyangwa se n'undi muntu wese wifuza gutangira business nk'ikomeye ku buryo yayikora akizera ko izaba successful? Ngiye ntangira iyi training center nagize igitekerezo nyine cyagiye cya COVID-19. Noneho ya periode yaguma mu rugo, urabona ko abantu bagize ibitekerezo byinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo nigeze nta kazi kanjye kuko aho nakoraga bagumye bampemba, assurance yari ihari, ariko noneho ngira ishyaka ry'aba abantu batakaje imirimo. Hari abantu babuze imirimo yabo, hari abo bakase imishahara yabo, so nangira gutekereza nk'umunyarwandakazi n'iki nakora kugira ngo nshobore gufasha bariya abantu batakaje imirimo yabo babone imirimo ku buryo bwihuse. Ni uku igitekerezo cyaje rero. None uvuga ngo yaguma mu rugo ya mbere, nibwo natangiye gutekereza ku cyo nakora kugira ngo mfashe wa muntu watakaje imirimo ye. Ikindi mfashe n'igihugu kugira ngo, kuko iyo utanze ubumenyi umuntu akabona akazi, nuvuga ngo hari igihinduka no kugira ngo banyine umutwaro ku gihugu. Hanyuma ntekereza ku izina, ntekereza kuri logo, ntangira gukora kuri business plan. Noneho mu kwezi kwa 4 kwa gatatu nsubiye mu kazi, igihe twasubiraga mu mirimo, nibwo nahise nsezera rero nyine ntangira akazi. So nk'umudamu rero ikintu nabwira abadamu bagenzi banjye, nibatinyuka kubera ko turashoboye. Turashoboye kandi tugira impano yo kwihangana burya. Tugira impano yo kwihangana, ariko mu gutangira imirimo cyangwa se gutangira kwatekereza ati ntabyuke mu gitondo ngo itavuga ati ngiye gutangira kubera ko runaka yatangiye, cyangwa umuturanyi wanjye cyangwa iki n'icyo ya. Banza wicare utekereze ku cyo ugiye gukora, nurangiza uvuga uti we nafite business plan. Business plan izagufasha kugira ngo umenye aho utangirira n'aho uzahereza, buri kimwe pana gutangira mu kirere. Noneho namara kugira business plan, abone gushaka location, abone gutangira gushyiraho ibikoresho n'iki byose. Noneho narangiza kandi amenye gukoresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga, bitangazamakuru, social media zitandukanye, platforms za IG, za Facebook, Twitter. Noneho kandi by'akarusho nyine bikaba byiza nyine afite na website. Urakoze rero, ndagira ngo wenda turimo tugana ku musozo, urangira abakunzi bacu, ese ikigo giherereye hehe, utanga na contact ku buryo umuntu uri kure yahamagara akabaza amakuru wenda akagera hano mwavuganye?
Dukorera Kimironko imbere ya Kiye, ubu ngubu ni Remera campus, ariko abenshi bagizwe izina rya Kiye. Kuri uwo muhanda ukirenga Regina Pacis mu marembo ya Kiye neza, ukimanuka uhita tubona iburyo bwawe. Yego. Watanga nimero baboneraho? Nimero mushobora kuduhamagaraho ni 0788 74 77 47. Okay, murakoze. Nawe mwadukurikiranye turabashimiye. Ngira ngo igikurikiyeho tugiye gusogongera natwe. Murakoze. Bakunzi bacu rero mpisemo kugira ngo nsabe gusogongera kuri ikawa, ndetse umunyeshuri wa hano uhiga bari uyinkorera kugira ngo numve umwimerere wanyu. Ndaza kubabwira uko bimeze. Wakishese tukaganiraho gato. Yego. Murakoze kumpa kuri ikawa ya Integrated Barista Training Center. None se uri umunyeshuri wa hano? Yego, ndi umunyeshuri wa hano. Ni iki se wabwira aba dukurikiye wifuza kuza kwiga hano? Urumva twahoze tuganira ariko ntabwo twe twabonanye n'umunyeshuri wiga hano, kugira ngo abwire abashaka kuza kuhiga niba koko ibyo bavuga ari byo bakora. Wowe ukihagera wahabonye gute? Ongerejwe kugira ngo bakumve. Njye nkihagera bwa mbere nabonaga ari ibintu biteye ubwoba, nkabona nta nubwo nzabishobora, ariko nibaze bige, ni byiza kandi ntabwo bigoye. Ikindi hari abarimu byoroshye kubana nabo ku buryo barakwigisha ukabimenya ukabifata. Umaze igihe kingana iki wiga hano? Maze ibyumweru 3. Ibyumweru 3? Uziga igihe kingana iki? Ukwezi. Ubwo wowe uri kwiga irihe somo? Barista. Harya haba amasomo angahe? 2. Irihe n'irihe? Barista na brewing. None se irimara amezi 3 n'iryitwa meze? Amezi 3. Cyabiterwa n'ikicu ushaka kwiga? Yego. Okay. Ubwo no kuvuga ngo ushaka kwiga barista no kwezi kumwe. Yego. Ubu warabimenye? Ndagerageza. Nubwo buri byumweru 2 ubu wagushyize mu kazi wakora nta kibazo? Ubu nakora nta kibazo. Noneho n'abandi bagenzi bawe bazi? Nibaze twige, baze twigane. Sawa, urakoze. Murakoze namwe. Sawa.